ariko Edi ngiye ndashaka kukubaza amafaranga wari uhari njyewe ngiye ntabwo sinari Deus mureke tubaze Edi umubandari w'amafaranga hano baguhemba akavagari nta kavagari nta modoka waguze ntukodesha ntuhaha naje kumenya ko niba yagura imyenda abandi bana ngo nawe baramugurira niba bamugurira imyenda oya useruka kumbura okay reka twemere amafaranga yose uyagura imyenda ugiye gute uyarya iki nyine ko ntubyibushye aho yabanze wumva amafaranga ndayarya ayanywera anagenda nta kindi nta nawe nsevinga nta n'atanu abantu mutubwire mutekereza ko Edi amafaranga yayakoresha iki umushahara wawe uri muri viewance neze ko nari igikeri cy'icumi urumva rese birangiye ngo uri muri ki viewance ariko yemeze gute ni nka mani muri viewance ni rimwe icyumweru kimwe ubona message ukongera kubona indi message ngo zero balance oyaza nayabariye batangiye kuvuga ati niki tajyana mu ndege kera turarijyana mu mupira twagiraga umutoza twitaga bambure nawe nuko na message ari amaze kuyisonesha gusa ariko je bandi mu yindi mibare bafite imibare myinshi yihe mibare ariko ko nta erega je sinshaka kuzaba nka Nasiri nshaka kuzashaka umugore akiri uri kuzi kandi wavuze ko utazigama oya ariko ndabona oya banza wumva je ntago nzigama ariko ndimo ndirinda kujya ku kiro burangagenda na nzovu oya kirasinza bakigurira rwose arega ijye ngijyo sevingira oya ntago nsevinga ntago sevinga none se nibudasengwa oya njemba nanga kuyajyana mwiraha cyusabana ariko nabantu musangire oya kamba nirindira ko ntazaba yose iryo raho rya wenyine ryo kuri zaguye nje nyine ko yabyiweze ntangire nimenyereza zashaka rege jondo umuntu azashaka umugore n'abana babiri ngomba ngiye kuzaba narahaze akora ngo narihaye ibintu byose nyine uri kurwana guhaga ni nici kugira uzazana umugore n'abana we nta kibazo cy'inzara bazabagiye kunkonsoma atari no mu biryo gusa ibintu byose nakerera nyine narabyihaye nyine ngo nubuza bazajya ngo mugiye guhanganira se ariko kurya umutungo wawe aya ngari giye wijijisha uko wafashe inshingano ukaba ako gisangira n'abandi bantu ariko ntabwo urya biriya bihumbi byose bingana kuriya bigashira ni mugure dusangiye umugore dusangiye kandi abo wakaguze acumugaye mu Kinyarwanda ngakanwa karya nihumve rikavuza n'induru ntuzagira igipfamatwe oya munguriro wenda utanga umwaka utaha umva turasha kwa gatanu ni itegeko oya mwihangana umva nkubwire nta kwihangana ako bavuga ko azaba hari se ubundi tugiye kuzabira bisa magogo se niso banza mfite uko mutavuga ngo amafaranga avuye he ntabwo muvuga ko imitari nta kibazo twebwe icyo dushaka azayaguha hatari hano muri studio ko ndi mushaka yawe nayanjye mugasarasabye mu rugo na Edi na Dizo mureke dufata icyemezo kuwa gatanu naza nta mafaranga afite ntazagikora none se tugiye kwishyura ikora no kwishyura ni umuyobozi ariko ariko ni gute ushobora kubana n'abantu magogo byihorere ni agato kava ngo ku mwanzi yarya ariko magogo ko kimwitano yavuye magogo kaba gufata inshingano sha ariko magogo ko ntasanga ari sana wavukiye Kimihurura aya Kimiro iwacu ariko nta Kimiro hose aragendeka kandi cyo kaburimbo yahozemo oya aragendekaga abura abashaka kuntabara oya kuwa gatanu ibintu byo guhora uvuga ngo magogo ajya kugoboka nzahita ndwara nimba ari ibi uko mwamukize mu mazi kuvuga ko tugure pizza nta pizza bibiri baho twarakoteje nese ukoteza waguze ekarago mugwa kwitaho amafaranga avuye nese mu biste ari nabamuzite ko tava kwa byeyi twebwe natwe icyo twakubwiye kuwa gatanu nta muntu uzarya hano ntidushaka kuvuga ngo nituza we wayakuye uzayaguza ababyeyi cyangwa ugire gute kuwa gatanu iki kiganiro kizakorwa abantu bafite agakaho waguze kandi tuzaza tuzindutse nka kuriya wese ajye yigurira ubwo ninsigara ntari kurya ngo nzaseba wese ajye yigurira abari kuriya Nasiri tuzaza tuzindutse nka kwa kundi Ben yaguze cyakora ntabwo igihe bira mukabari ko yikurisemo saa sita byabaye kuwa gatanu ntazagira ukoze ikintu cyo uwatinye mugakibirana uzikare ari diri bwishyure
avuga ngo tyaza amenyo ngo urarya ruhaya amakarita byasaba ku umuntu wishimye ese uramutse umbonye mbabaye wabimbwira oya nawe ngiye mvuga ibyiza gusa nuko wishimye gusa ibigushimisha byose ni ibihuha n'ibihuha wagira ngo urandeba neza ibihuha kandi abambeshya ibi nagiye kukubwira reka mbyihorere kuko nabyo bishobora kuba ari ibihuha ngo baba bambeshye abambeshya ngaho tunyomoza urashaka kunyomoza abantu se umunsi ni kuwa kabiri hari imitego myinshi hano hasi oya ntacyo mvuga ko utabivuze nawe ariko ni ibihuha nyomoza niba ushaka kugira uti we kuko icyo nari ngiye kukubwira nari ngiye kukubwira ni ukoresheje ubumenyi ufite mu itangazamakuru shaka uburyo ugarura isura y'izina rya niba rwose wumva iyo bavuga bakubeshyera uyu munsi ni kuwa kabiri hano hari imitego myinshi cyane ntugire ikibazo ntabwo abantu bajya ku ahubwo hari imitego ni ibyamufasha niba rero bukomeze kuguhama mbiswa reka nitandukanye nawe igihugu ndagiye oya ngiye buryo nabishyiraho umucyo nuko mbeshyerwa ibihuha ubwo sinzi ibyo isura mfite iyo ariyo ko ni ibihuha byose ndanyomoje ahubwo urimo urakomeza kongera icyaha komeza kongera icyaha ubwiregure bwa Edi sawa urimo kubwemera ubwiregure bwa Edi oya Edi yaratunaniye ngo ntabwo abyemera ngo ni ibihuha inkuru za Edi nahuriye nazo mu nzira ibaze nuko ikibana noneho nza nifitemo gahunda yo kuza kumubwira ni warebye uburyo uhanagura izina uwo bakubwiye niwe none arabihakanye ati byose ni ibihuha habe n'ayari uwo bakubwiye niwe yego oya si Edi umuntu wazimpaye ni umuntu utambeshya gusa yambwiye ati kari akantu ni akageso se oya ngo wabwiye ingaragu ngo nizigutunga uyu mwaka uzazitunga ukurikiyeho nubwo rwose kwa gatanu yaje adusaba ko tumutunge umwaka wose ugashira urumva biroroshye kubera ko harabura ukwezi kumwe uku turimo nabwo bamfashe uku kwezi gutaha yatanze ubusibye ati nimuntunga kuno kwezi uri umwaka ushire cyangwa buri wese ajye yigurira ntajya ufite ikibazo undi ngo ntajye utaha nzajye ariko umunsi umwe uzabatunga niyo wagura igisheke ariko uzabatungura ukigura twe twaranakimusabye be igisheke turamubwira ati niyo yashaka ikintu dusangira twese igisheke nyine twaramusabye ko yaba batekangiye we noneho byo namubwiye ni iwanyu magura amata akabido k'amata bashaka betetana ukazana oya nzazana ibiryo batetse aho twaramusabye ati we cyanatse kuri farumasi uzamuka nini bya gashoni utaka umutwe uri mu kiganiro wajya gifata tubatineye dibasi wakiguze nabyo byaramunaniye ikindi kigura isambari rimwe yakagura nkabagurira imiti cyane niba na Edi asigaye agufataho ijambo rwose nshuti muvandimwe kuko hari n'igihe cyageze akajya abura n'ukuntu yinjira hano niba rero asigaye agufataho ijambo Edi birakomeye ngona asiga ngona shaka sigaye ngora gicuku shaka ukuntu bigenza utararya ibyanjye muri iki gihugu ntago azakira ngaho utararya ibyanjye tuziranye ariko umuntu arayarya akajya ku nkeke ariko aho yari akayishyura se arayishyura uyishyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi nakomeje kumva mubeshya mwirengagiza abakobwa b'i Kigali kandi wowe uri umunyakigali buriya Kimironko birazwi Kimironko no hantu ni mu kahe karere se mu Kagasabo ngira ndi kuvuga iby'akarere n'akarere ubaje akarere akora mu Kimironko oya njye ntabwo ndi kuvuga iby'akarere ngeze mu mirenge Kimironko n'ahantu bita Kabeza ni muri Kicukiro ariko oya impamvu umenya gutega abakobwa ari beza ikibiwanyu neza ko bwacu bituma amaso atareba yegora amashyirati oya uzikanye n'abantu bagenda bakicara ku muhanda tubwire egene byihorere ngo bakugura imyenda mike ngo bitegura nari n'ubunani gareka gofero rukuna kambaye yazajyana gusenga kuri Noheli ariko mwebwe mujyango nuko mama mu mageto mujyango nuko mama mu mageto nk'abadi babi wabo mu rugo baba baguze imyenda y'abantu bose baba mu rugo abana bose ubwedi
kuri 25 muzajya mu cya Israel mbonye muzajya mu cyane reka ntabyo asengera muri Rubuto azasenga muri Rubuto ataye akaze nkubwire ubundi ibyo bya Noheli za kera uho wabaga wanasimbutse inkoni nta mwana wakubitwaga kuri Noheli amakoseso wakora niba wamenya ibintu byose ariko ubu ngubu none ko twakubonanye imyenda mishya imyenda ye kandi twatona Noheli buri minsi ngahe ngwibe kereka nimba yo nambaye mw'imbere imyenda mishya imyenda mishya yi ese ko Noheli abyagura abana imyenda baguriye abandi baragusimbuka wowe erega ngiye nubwo mba mu rugo ni nkaho nyine mpaba nabo ntago ndi mu mibare yabo bagurira n'ibiki byose ngiye ni ukurya gusa urakusane gusa nandi muri make urababaye twigane ku bakobwa be iyo ngingo mutayirangiza nimba ari ikintu kibaza umubyeyi iyo yumvisha umuhungu we akiba mu rugo avuga ku bintu by'abakobwa bimutera agahinda akiba mu rugo bimutera agahinda n'ubundi ntabwo amahirwe nuko nyine ntabifite amakuru menshi nubwo mvuye kugereranya mbona ku mbuga nkoranyambaga ariko ntabwo ku mbuga nkoranyambaga yanditseho avuka mba mbazi ngenda mureba nkahita mwibwira gusa Kimironko ni iya mbere ariko nawe ntukajya ubeshya Edi uba ureba umuntu kuri social media ugahita umenya akarere avukamo n'umurenge abana biganye bajya bandika hariya ariko kuri YouTube bandika ahantu yize ngo abenshi nta telefone abenshi nta amatelefone baba bafite byaranze bajya bane cyagiye graduating suzi ko ntari mari nari ku makomenti mbibona bavuga iki bakuvuga ibigwi aho abakobwa bizaturuka oya akabantu bakwatubwira ngo ibigwi byo abantu twiganye barabizi nari umuhanga natsindaga mu ishuri umwana ugira discipline umurongo kabisa none se di mu rugo Noheli bimeze bite ko wenda twe tudaheruka tuzajyayo dusanga batetse agasombe n'ibiki ibintu nk'ibyo nanjye nta makuru mfite nta gishya mbona mu rugo nta gishya ubona oya ndacyategereje amakuru nayo sindayamenya ko bakugura nk'imyenda ugahita umenya ko byawe nta imyenda ubu ntabwo bazakugurira oya ntayo nimbona ndiye bizaba ari ibyo kabisa ako bagura abandi bana bagiye kugutera ishyari bagura abandi bana baramugurira ariko n'inkweto hariya mu gikapu cye ntiwabonye ko harimo inkweto nshya buriya nizo we yavuye kwipima baracyabagurira ariko abantu baracyabagurira hageze ko ushaka kubyirengagiza iti kandi bakabyirengagiza se nabibona mu rugo ababyeyi batagikora inshingano bashinzwe kubera ko wapi nta kimwe nose erega ikibazo wo umaze kuba igikuke mu izina rya Yesu igikuke ni igiki umaze kuba igikuke igikuke ni igiki biragoye ko umubyeyi yatekereza kukugurira urumva abavuga ati nawe hari undi yaguriye undi ko ntarabyara sigo nagurira ndera nawe kabisa dawe sibara ubu umubyeyi ntashobora kuvuga ati ariko se ndagurira Edi uhembwa umaze umwaka akora none kabona agenda azinuka mu cyakara akagaruka undi munsi ukurikiyeho akavuga ati nawe buriya hari undi yaguriye kungurira ntiyita ibyo mba nakoze bagomba kugura ko ari inshingano ni itegeko ikibazo nuko wakanaga ko yakugurira Noheli nyine indindi bakabiri inshuti yanjye indindi bakabiri indindi ni nke indindi ariko imigani y'imigenurano ubu ugeze mu gihe nawe cyo kwita ku muryango either wawe cyangwa uwuvukamo nta n'umwe rero nzitaho biracyagoye nta n'umwe ibibazo biragwira izina ry'Imana uwo ni Edi ngo nta n'umwe azitaho ariko Edi burubona agasaba ifite nk'imirenge ingahe ni myinshi ibyo nzi ko bibara 16 n'urucabana iragera tubwireho gakeya tubwireho nk'itandatu ariko ubwo umuntu uzi ko yafite gahunda yo kwiyamamariza kuyobora umujyi wa Kigali urubyiruko rwaho akarere ka Gasabo ko njye habuze gato ko ariko nese ndenze imyaka kandi ngiye kujya mu rubyiruko naho tubwire nyine Gasabo Kimironko cyambere ndahera ku murenge mwiza muri Gasabo Kimironko Remera Kimihurura Kacyiru turebane ariko turebane hano urukumva ndi kuyisoma se yaho kandi kwirebera sa nageze ka Kimihurura Kacyiru Gikomero Nduba ko nibagiwe Rusororo niho ugeze Rusororo rekera katurere rekera rwose muzajya ariko abantu benshi ndabona abakobwa beza kuvuga ngo Nyagatare kandi Nyagatare si ubwiza ahubwo ari ikindi kintu bazwiho ikihe tubwire tumve hari ikindi ikihe iki tuze kukivuga nyuma dusoza ikiganiro ari ikindi
ariko Ari cyiza abaciye Nyagatare ni akarere kanini mu Rwanda sibyo ntese kuba ari kanini bihora n'abakobwa nyine ngikomeza nyine nyikavuga ibyiza n'abakobwa ni beza yego ariko ari ikindi bazwiho abakobwa se cyangwa abaturage ba Nyagatare abaturage n'abakobwa ariko bakizweho igiki Okay. Ako mwimuzimuzi. Edi muragira ngo akivuge hano. ntabwo nakivuga koko se kirari None se ko avuga ngo arakizi. ntakitubwire nyine natwe akora kandi kare mwabaniye Ariko ni gute umuntu kare mwabaniye ka Bugesera banza wumve ikosa Akarere ka banza wumve Nyundo, ko Igare. uyu muvandimwe atwigisha marina mpamvu Subise ko ari nayo mpamvu aho twamutoreye bamaze kuba umuyobozi w'ikiganiro cyacu. Bugesera ngo banyonga igare ariko iyi Bugesera bazwi ku igare umugare ni umuco Igare Reka ni umuco. tugende Edi atubeshya ati mba mu rugo ijya abakobwa simbizi atubwiye ko Kabeza na Kimironko ari abakobwa badasanzwe none ageze ahantu ati abanyagatare si ubwiza gusa bafite n'ikindi icyo kintu wamenye gute ko barengeje ubwiza ukamenya bafite n'ikindi n'akarusho n'akarusho abaye nka bakamabwira wari ukisa ati si ubwiza urasa nabiki Nega, ibyo ndetse kubyumva urumva nta kindi kintu kindi mbiziho gusa nibyo ni akarere kanini mu gihugu Okay sirako kantu nguhaye twigendere ntabwo woroshye tutangire amakuru yacu tugende tunaganira cyane kuwa gatanu bamubizi ko wazanye za Karenge Karenge urahanze Karenge hano hejuru simaze hano cyari umuhanda ugera w'ikikabwa uriya hariya rero ya muhazi yo hakurya hariya kera muri za mirongo atasi imbere hariya muri za 98 hari umuyobozi wabigize kuroga koga tembo bigeze kuroga koga ikarita ya tembo umugezi kandi ayoga mu ntoki gusa kandi tembo ya kera yabaga ipima ikiro yabaga ingana n'iriya matara Rwanda 4 bamuroze koga ntuzarabara ngo barabagera barahuha muri kera ariko umenya byaracitse ara kwa badidi ngo yari umuyobozi ngo abaturage ngo bagiraga n'iki ebara ngo bamuroga koga isabune tembo mu ntoki gusa ngo isabune ya gatatu basanze intoki ngo uruhu rwavuyeho abantu baziye kuri koga gusa ngo yogaga intoki gusa ntayikoze ku maso ntayikoze ku kirenge koga tembo mpaka igashira ikaba isabune y'isi bayita akayuzi nakwambi reba gufata tembo mu ntoki ukayikaraba ikaba akayuzi karuba kakabo katagifatika mu ntoki gashyira hari ikamera nk'urwara ugafatira ugakaraba kandi ugomba gukaraba ikarito mu ntoki gusa ku mugezi ukaraba kuriya muhazi ukaraba bari bamuhamije kabisa hariya harangwa barebaho harangwa bara ingwiki ntabwo umuntu wahije isake se bakamubwira ati iyo sake ko akana gutwate n'akazi katabyarika n'ibiki batinya muri iyo sake ati mugomane ubwo n'ubwoba iyi sake aragiye ngayikubise intuza arayokeje arayiriye bandi bagatu ntawe ugusaba se ko akanaka ntawe ugusaba akimara kurya kanyu birabika munda ibikira munda nkabona bigenda bite irabika imana yakoze akazi uzi niba umwaka ataribanga ugeze muri ngahe ntabwo irahinduka ntabwo iyo nari mfite ntabwo harajyaho umubare mushya ikabaye nyine ndavuga imbere yibanziriza imbere ntabwo harajyaho inyuma byahindutse ahindutse kandi inyuma ho byahindutse yavuye kuri 30 ijya kuri 1 ubundi havuyeho gatatu hakajyaho kane byabigoye ni ukuvuga ngo biracyari muri 30 ntabwo 30 ndageza nasiriye dewe niba utaragiza 30 niba utaragiza muri 30 twereka indangamuntu yabayishyira hariya ngiye uko kwezi sinzahembwe kandi wakoze njye niba utarageza muri 30 ushingiye bashiki bawe babiri aho niyo bikomerera ntabwo ngiye nzahembwe niho kimuhamba oya wowe wese leta ifite mu mufuka wishaka kuvuga aya ntabwo amafaranga yashyireho ndayikwereka iyi radiyo tuvugiraho abantu barayumva oya yaba HR yaba marketing manager yaba comptable yaba boss bose barabyumva oya shyira indangamuntu wowe shyiraho niba utarageza muri 30 ntayo ndageza ayiswe wowe ubwira nasanga yirengeje aragusubiza yawe n'inyuma ndayaguha nta cash mfite wowe nta telefone ndatanga telefone ye Clarisse izana zana indangamuntu ndayiguha akira dewe tutanga yawe telefone nusanga yirengeje wenda nakira na
hariho umuntu aha mu kanya ubuze ko yisobanura ati ntiza mpamagare shyira indangamuntu hariya hari umuntu oya ntuzane iyi irangamuntu ya vuba genda hariya uyobaye bayishyire ubabwire ibyo ubonyeho babwire ibyo mbonye cyangwa tuyishyireho uyababwire ibyo ubonye si wowe ufite kuyishyiraho wa mugani sisa Nasiri telefone iragiye oya navuze amafaranga ariho rero telefone se iriya telefone yawe uwo bita uwe mbwira ngo ntarageza 30 we buretse gatoya si cyo twakubwiye ariko se ubu agiye gukarikira we ntabwo ari ikibazo cy'imibare uwo bita Kwizera Abel Deus yavutse tariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 mu 1996 ejo yujuje imyaka 29 yavukiye i Gasabo aho bita Kimihurura urabeshya si ya Deus ngaho ni ya Deus oya yo si ya Deus kandi ndi kumubona niba ari Gasabo kanda akanyenyeri uretse gato hari igihe tukiga twafatiraga indangamuntu aho twiga mereza telefone mereza ndari muhari uko amaze kumbwira pini yayo mereza njyewe ntabwo nzi Deus wa Gasabo oya nzi Deus wa Kiramuruzi wavukiye Kiramuruzi njyewe nataye indangamuntu bibaho njyewe nataye indangamuntu bwa mbere iyo ugiye kuyihindura rero aho uvuze uzayifatira niho bashyiraho iya mbere narayitaye ibyo ni ibintu bisanzwe bakaguhindura ari hangaye telefone buretse oya Edizo tuberu iyo uhitaye irangamuntu n'imyirondoro irahinduka ntabwo imyirondoro ihinduka aho uyifatira cyangwa bagusubiza indangamuntu wataye abantu batubwira ntabwo bishoboka n'imibare 3 ya nyuma barayihindura burya kuri kugira ngo yayindi itagaciro bahindura naho wavukiye aho uyifatira oya njyewe icyo nibukaga neza nuko nge niga ariko ubundi aho unyifata nicyo cyari ikibazo ni imyaka njyewe oya uzanye ikibazo mu kibazo oya ikibazo kandi amafaranga wigorana ikibazo cyawe ni amafaranga ni imyaka mwemeranyije angahe aya ariho yose ubundi yavuze telefone ariko Kararisa nawe baragoranye bari kuvuga imyaka ibintu bya Gasabo update zose umva nkubwire Kararisa arakoze yewe nzi Deus uvuka Kiramuruzi noneho siho nese warambyaye niho wambyariye tugarukire Nasiri iki ko ahantu hahindutse huya ni gute umuntu ucaze bakibura namwe terasira gacyata jisikaze mwashakaga y'imyaka sindangamuntu sinyibere ubu ni indangamuntu ngende kumwe na Nasiri oya njyamvuka mu karere ka Kicukiro ntabwo nyigusubiza ntuye muri Kimisagara telefone ntabwo nyigusubiza ubu ni indangamuntu bazampinda irangamuntu ibaruyeho Kimisagara nushaka kuyifatira bazayigura abantu batubwira imyirondoro irahinduka oya n'ibiro amazina wavukiye igihe wavukiye n'igihinduka nimero y'indangamuntu igizwe n'imibare 16 urabizi 3 ya nyuma barayihindura itonde 3 ya nyuma barayihindura none iyo uvuze ngo nzayifatira Kimihurura nzayifatira Gasabo nzayifatira na bahita bashyiraho aho hantu uzayifatira kugira ngo ijyeyo uzayifatira uretse gato dusoma igitekerezo cya Kinubi niba meze wibeshya abantu njyewe nahinduye ifoto ya ID ariko adresse ntihinduka gusa imibare 3 ya nyuma yo irahinduka hoya nese ko hariho nabandi babivuga soma n'ibyo abandi bisoma ibya Kinubi gusa cyangwa ngo hamagare muri NIDA turakizwa na leta nta telefone gusubiza rwose kora muri NIDA sihakora se oya ibyo byose NIDA ntabwo twabura ku center yabona ngo tubahamagare ubwo tubahamagare Nasiri hari hangaye nayazane ndamuha wewe kandi akanyenyeri ahubwo se Nasiri Kararisa nakomeze agenda areba yariho wavuze ko yariho yose uyohereza umukuriremo pini umwereke uwohereza ngo ndebere kuri konte sa gise kundebe indangamuntu muri close se mwe nge nayirebye indangamuntu yawe yego nutume bayivugira hanga aya yagabanyije imyaka nari third party mu myaka 2 ishize mugani oya ngende kumwe na Nasiri Abel Deus Kwizera uri hakurya iriya wari ufite imyaka ingana hari ikintu kintangaje uranda nabibonye hari umuvandimwe wanjye witwa Ndayisaba uramuzi Ndayisaba muzamu wa Gicumbi ndamubona andusha imyaka ejo bundi yafashe indirangamuntu sanga afite 25 wikangamo andusha none ikintu gitangaje ni ikintu gitangaje ni ukuntu Deus aje Kigali
nta myaka 10 ari amatike dore barimo kukubwira ahubwo ko nawe umeze ganuza ariko yavukiye ngo Kimihurura oya Nasiri ibyo bintu kutabizini bivanye uko biba niko bigenda numva atari byo kakandi niko bigenda ubwira nukuri niko bigenda ndayaguha iyo barahinduye ariko wowe watsinze yarayahinduye ariko ndatsinze wowe imyaka 30 nabiruzura ariho ahubwo ndicuba ati kinkuni zamba oya ntankoni kizamba umugabo iyo yemeye gutsindwa aratsindwa genda atsinze akirohereza genda dohereza pe bikore none birangira ikiganiro reka tubanze twakire Kararisa oya duhamwakiriye rero amaze kuruca we kandi oyereza amafaranga tubwira ukuntu waje mu ngaragu uyu munsi uyu munsi nari mbakumbuye nari nkumbuye ingaragu ndavuga ni reka nze kuhagera hanyuma nkomeze mbakundishe ibyiza byo kugira urugo muhindura ibitekerezo mufite mwabahungu nguko muri bane kugenza nayo bitoroshye muri mugoroba n'ubukangurambaga no gutanga amakuru imikino agezweho bw'iki bukangurambaga bw'uburyo mugomba kuva mu ngaragu kuko turi mu mpera za 2025 bwira Deus wayujuje ingamba Deus yujuje nayo ndabona nayo ariyo gukemanga ingamba mugiye kwinjirana muri 2026 zigendanye n'urushako ariko nta rekode na Nasiri ufite 2024 avuga ngo umwaka uzarangira yigaragaje nanjye mperuka bimbwira ngo inoti nkuru y'u Rwanda sha oya yaba ari nkeya nanone yaba ari nkeya yaba ari nkeya ubundi yari yashyizeho telefone wenda aba yariho wenda twabyemera ariko ntabwo hariho menshi nasa yaba ari make pe hasigayeho 400 oya uyibeshya rwose shyiraho amafaranga ubutsinzwe ariko wowe wantegetse wowe ariko ni intego none se yo wabetinze umuzungu akakurya hari ubwo aba yagutegetse ariko dewe oya nasa yaba ari makeya mu bavandimwe biwanyu kimwe nuko ejo nagize anniversaire mu bavandimwe biwanyu hari umuntu ugeze ukora amafaranga ngo nimero ya mama wanjye umuhamagare imyaka yanjye uracyashidikanyaho umuhamagare wone hano oya ibyo ngago nawe ugushatse kuyereka umubyeyi ati dore nanga muntu nayihinduye uti mama mvugira umubyeyi Deus yavukiye mu bitaro umubyeyi ni yana bye navukiye mu bitaro sindi wowe bibi navukiye mu bitaro ibihe nyine cya Kiziguro ibibazo byose ariko ibintu biracanganye ntabwo biri Kimihurura akavuga ntabwo navukiye Kimihurura njye nagusobanurira ibya Kimihurura uko byagiye ibitaro bya Kiziguro niho navukiye uyu mucamanza nawe mwazanye niba biteye ahubwo ntabwo ari umucamanza wowe wari gusoma icyo bakubajije uyameze nka Negreira dorje ngewe bawe ugisoma uba ugikubitaho ngo Gasabo Kimihurura navuga ni Nasiri nacyo navugaga ni nasereka muha amakuru yose atagira ngo sindanga yanjye ujye no kwa muganga wayisanga yo tariki niziri uyu mucamanza ni Negreira neza okay banza ariko kohereza ndi mafaranga ariko oya Nasiri buri sandage nagwa bitanu ujye umunyakuri nawe ujye umugabo wagaraye ku ijambo ariko bitanu oya watsinzwe rega byibura basi kire ibindi bintu 15 ni amasaha ne 5 birisa 5 bisa aya masaha ndi bukore buri saha barajya bambara 15 iseka ari intego rwose ni intego wari washyizeho telefone yose ndabizi ntabwo cyangwa umaho kantu uteretseho hirya akanywe birangire shima Imana ko ntakwambuye rega abantu baba babireba hano abantu baba babireba dore abantu baba twumva ari benshi shima Imana ko ntakwambuye gusa nkaba haraye ngo nguhaye imfura y'u Rwanda